tudatinze rero n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki cyangwa se kikumenyesha iki? Muraho neza, nongeye kubasuhuza mwese abakurikiye TGMV TV. Iyi ni channel ibagezaho amategeko y'umuhanda by'umwihariko ibibazo n'ibisubizo ndetse n'ibyapa byo mu muhanda. Igihe mugiye kubana muri ino video nitwa JMV, nshimiye wowe wakoze subscribe ndetse nawe ugiye kuyikora. Imana iguhe umugisha, ntiwibagirwe gufungura inzogera kandi wibuke kwandika comment y'abantu tugiye kugira muri ibi bibazo 10 byateguwe. Kamwibutsa ufata agakaye n'agakaramu kugira ngo wandike ibisubizo kuko biri mu bintu bigufasha kugumya kwibuka neza ibyo wakoze. Tudatinze rero n'ikibazo cya mbere. Ikibazo cya mbere kirabaza kiti ni iki muri ibi wakora cyangwa se ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Ese ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara cyangwa se harimo itara ry'umuhondo? A. Kongera umuvuduko. B. Kugumana umuvuduko wari uriho. C. Kwitegura guhagarara. D. Gufata feri cyane. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Kongera umuvuduko cyangwa ni B. Kugumana umuvuduko wari uriho. Ese ni C. Kwitegura guhagarara cyangwa ni D. Gufata feri cyane. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni iki wakora mu gihe usanze harimo ibara ry'umuhondo mu bimenyetso bimurika cyangwa se ugasanga hari itara ry'umuhondo riri kwaka mu bimenyetso bimurika? Hano wowe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga ni iki uba ugomba gukora? Twandike hano igisubizo ni C. Kwitegura guhagarara. Mu gihe mu bimenyetso bimurika usanzemo ibara ry'umuhondo cyangwa se itara ry'umuhondo wari utwaye ikinyabiziga, ugomba kwitegura guhagarara kuko itara ry'umuhondo niryo ribanziriza itara ritukura, bityo iyo rirangije kwaka rivamo hahita hajyamo itara ritukura, bivuze ngo riba riguteguza guhagarara. Niyo mpamvu ugomba hano kwitegura guhagarara. Tudatinze rero n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kirabaza kiti amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya. Ese amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye nibura n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana iki? A. Muri metero 50 nibura. B. Metero 150. C. Metero 100. D. Metero 200 nibura. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Metero 50 nibura cyangwa ni B. Metero 150. Ese ni C. Metero 100 cyangwa ni D. Metero 200 nibura. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ayo matara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera nibura ingana iki? Twandike hano igisubizo ni D. Metero 200 nibura. Amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ya metero 200 nibura. Niho umuyobozi aba agomba kubonera icyo kinyabiziga cyangwa se ayo matara y'icyo kinyabiziga. Tudatinze rero n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Isangano rifite ishusho ya T. B. Inzira idakomeza. C. Aho batelefonera. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Isangano rifite ishusho ya T cyangwa ni B. Inzira idakomeza. Ese ni C. Aho batelefonera cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni B. Inzira idakomeza. Iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa ndanga kikurangira ko aho hantu ugeze hari inzira idakomeza. Hari bamwe bakitiranya n'ikindi kivuga umuhanda udakomeza, ariko ikivuga umuhanda udakomeza ni iki kiri iburyo, nicyo kivuga umuhanda udakomeza. Naho iki ngiki muri kubona kiri mu ishusho y'urukiramende, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango kimeze nk'aho kiri mu ishusho ya T gisobanura inzira idakomeza. Niyo mpamvu hano igisubizo ari B. Inzira idakomeza. Tudatinze rero n'ikibazo cya kane, nkwibutsa gukora subscribe, usige like kandi ntiwibagirwe comment y'amanota tugiye kugira muri ibi bibazo.
tudatsinze rero n'ikibazo cya kane kirabaza kiti ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika h'amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo icyo kinyabiziga kidapakiye. Ese ntihashobora kurenga ibihe bipimo? Ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika h'amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ese ntihashobora kurenga aharenze ibihe bipimo? A. Metero imwe na santimetero 50. B. Metero imwe na santimetero 75. C. Metero imwe na santimetero 90. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Metero imwe na santimetero 50 cyangwa ni B. Metero imwe na santimetero 75. Ese ni C. Metero imwe na santimetero 80 cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ntihashobora kurenga aharenze ibihe bipimo? Twandike hano igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Impamvu hano ari nta gisubizo cy'ukuri kirimo ni uko igisubizo cya nyacyo ari metero imwe na santimetero 90. None hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo bashyizemo, niyo mpamvu hano igisubizo ari D. Tudatsinze rero n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kirabaza kiti iki cyapa kivuga iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Umuvuduko ntarengwa wa kilometero 30 mu isaha. B. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. C. Iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. D. Umuvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Umuvuduko ntarengwa ni kilometero 30 mu isaha cyangwa ni B. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Ese ni C. Iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe cyangwa ni D. Umuvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni B. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Hano iki cyapa nta kindi gisobanura, muri kubona ko hajemo umurongo utukura kandi umurongo usobanura iherezo ku byapa ndanga ndetse n'ibyapa bitegeka, bisobanuye ko ari umuvuduko muke ntarengwa wari utegetswe washyizweho iherezo. Tudatinze rero n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kirabaza kiti wifuza kugana ibumoso imbere yawe kubera iki ushaka umwanya mwiza kandi uhagije? Ese wifuza kugana ibumoso imbere yawe ni ukubera iki uba ugomba hano kuba wifuza umwanya mwiza kandi uhagije? A. Kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kugutambukaho. B. Kugira ngo ubone neza ikindi cyerekezo ushaka gufata. C. Kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda icyo ushaka gukora. D. Kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kukunyura mu ruhande rw'ibumoso. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni A. Kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kugutambukaho cyangwa ni B. Kugira ngo ubone neza ikindi cyerekezo ushaka gufata. Ese ni C. Kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda icyo ushaka gukora cyangwa ni D. Kwemerera abandi bayobozi b'ibinyabiziga kukunyura mu ruhande rw'ibumoso. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese wifuza kugana ibumoso imbere yawe ni ukubera iki ushaka umwanya mwiza kandi uhagije? Wandike hano igisubizo ni C. Kugira ngo ufashe abandi bose bakoresha umuhanda icyo ushaka gukora. Ukeneye umwanya uhagije kugira ngo wereke abandi bakoresha umuhanda bari inyuma yawe cyangwa imbere yawe icyo ushaka gukora, bityo bagende barushijeho kwitonda. Tudatinze hano n'ikibazo cya karindwi, mwibutsa gukora subscribe kandi ntibibagirwe na comment y'amanota ugiye kugira, kandi nimba ubona izi video hari icyo zigufashije ntugende udakanze like. Tudatinze hano n'ikibazo cya karindwi kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Ahegereye umuhanda unyerera. B. Imbere ipine ryapfumutse. C. Ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. D. Imbere hari ahatangirwa serivisi. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A. Ahegereye umuhanda unyerera cyangwa ni B. Imbere ipine ryapfumutse. Ese ni C. Ahegereye icyago kidasobanuye ukundi cyangwa ni D. Imbere hari ahatangirwa serivisi.
hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni C, ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Iki cyapa nta kindi kikubwira mu byapa biburira, kikubwira ko cyangwa se kinakuburira ko imbere yawe hari icyago kidasobanuye ukundi, bivuze ngo hashobora kuba icyago gitunguranye, bityo ugomba kugenda urushijeho kwitonda no kwitondera ibintu biri kubera imbere yawe. Natsinze rero n'ikibazo cya munani. Ikibazo cya munani kirabaza kiti umurongo ucagaguye wera mu muhanda usobanura iki? Ese iyo ubonye umurongo ucagaguye kandi wera mu muhanda ni iki ukubwira, cyangwa se ushatse kuvuga iki? A, birabujijwe kuwurenga. B, birabujijwe kuhahagarara. C, wegereye ahaguteza ibyago. D, kunyuranaho ntibyemewe. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, birabujijwe kuwurenga, cyangwa ni B, birabujijwe kuhahagarara? Ese ni C, wegereye ahaguteza ibyago, cyangwa ni D, kunyuranaho ntibyemewe? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese umurongo wera ucagaguye mu muhanda ukubwira iki? Twandike hano igisubizo ni A, birabujijwe kuwurenga. N'umurongo wera ucagaguye mu muhanda biba bibujijwe kuwurenga, ariko iyo habaye izindi mpamvu runaka, umurongo wera ucagaguye mu muhanda uba ushobora kuba wanyuranaho ndetse no guhindura icyerekezo, ariko udacagaguyeho ntabwo biba byemewe kuwurenga, nta nubwo biba byemewe kunyuranaho, yewe no guhindura icyerekezo ntabwo biba byemewe. Ariko aha ngaha muri rusange biba bibujijwe kuwurenga. Niyo mpamvu hano igisubizo ari A, birabujijwe kuwurenga. Ndakwibutsa ntiwibagirwe kugenda udakanze subscribe, kandi ufungure inzogera, kandi wandike comment y'amanota ugize muri ibi bibazo 10 kugira ngo turusheho kugendana neza. Bibutsa ko na saa moya n'iminota 10 z'umugoroba mba nshyizeho video, nabwo mwajya mujyaho mukareba video nshyashya, kandi iyo wakoze subscribe wafunguye inzogera uhita ubona notification ikubwira ko video nshyashya igiyeho. Ndatinze n'ikibazo cya 9 kirabaza kiti iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A, iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B, iteme rinini kandi rirerire. C, ifungana ry'umuhanda. D, iherezo ry'iteme rifunganye. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri, cyangwa ni B, iteme rinini kandi rirerire? Ese ni C, ifungana ry'umuhanda, cyangwa ni D, iherezo ry'iteme rifunganye? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? Twandike hano igisubizo ni C, ifungana ry'umuhanda. Iki cyapa nta kindi gisobanura mu byapa biburira, kikuburira ko imbere yawe uri kugenda ugana hagenda umuhanda ugenda uba mutoya gake gake, bivuze ko umuhanda ugenda uba mutoya, bityo ukagenda urushijeho kwitonda. Niyo mpamvu hano igisubizo ari C, ni ifungana ry'umuhanda. Natsinze rero n'ikibazo cya 10 ari nacyo cya nyuma muri ibibazo 10 nabashyiriyeho muri uno munsi. Gusa mbibutsa ko saa moya n'iminota 10 z'umugoroba akenshi na kenshi nibwo nshyiraho video. Wafungura inzogera ugasiga subscribe, ukajya ubonera video zacu ku gihe, kugira ngo ujye urushaho gukora kandi unitegure neza ikizami. Natsinze rero n'ikibazo cya 10 kirabaza kiti icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Ese icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rimeze rite? A, ibara ry'umukara. B, ibara ry'umweru. C, ubururu. D, umutuku. Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Ese ni A, kirangwa n'ubuso bw'umukara, cyangwa ni B, ubuso bw'umweru? Ese ni C, ubuso bw'ubururu, cyangwa ni D, ubuso bw'umutuku? Hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri ari iki? Twandike hano igisubizo ni B, ubuso bwera cyangwa bw'umweru. Igisubizo hano ni B. Icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kiba kiri mu ishusho y'uruziga mu ibara ritukura ndetse n'ubuso bw'umweru gusa, nta kimenyetso cy'umukara kiba kirimo cyangwa se ikirango cy'umukara, ahubwo aba ari ubuso bw'umweru gusa. Igisubizo hano ni B.
nshimiye buri wese twabonye muri ibi bibazo 10. Ese ugize amanota angana iki muri ibi bibazo 10 byateguwe? Nyandikira muri comment. Ikindi kandi nimba ushaka kugira icyifuzo ungezaho cyangwa igitekerezo, nyandikira kuri iyo nimero kuri WhatsApp. Kandi ikindi nimba wifuza kujya ubona video zacu ku gihe, kanda subscribe, ufungure inzogera. Mbibutsa ko video cyane cyane ngewe kiriho video saa 9:10 z'ijoro cyangwa se z'umugoroba, nibwo video nshyashya ijyaho. Bivuze ngo iyo wakoze subscribe ugafungura inzogera, buri video yose dukoze ihita ikugereraho ku gihe, bityo ugakora neza kandi ugakomeza no kwitegura mu buryo bukunogeye. Ndabashimiye rero mwebwe twabanye muri ino video. Reka duhure mu yindi video iraza kujyaho saa 9:10 naho butaha, cyangwa se naho mu yindi video ikurikiyeho. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.